wenyine nijoro? Njyenyine nijoro nageze Mudende nageze nkamina nari nambaye ubusa, nambaye agashujipe kagufi ariko hejuru nambaye ubusa. Umusirikare wambonye wa mbere yarambaje ngo hagarara aho ngaho ugeze. Ndabwira nti mu by'ukuri umusirikare umeze w'u Rwanda w'inkotanyi wari uri kurinda ikigo cya Nkamira arambwira ati hagarara. Ndabwira nti ntabara, njye njyenyine urokotse Mudende. Nari nzi ko abantu bose bapfuye bashize kubera ko umwana wanjye nawe nari mfite, kandi uko nasohotse binjiye muri boroke bamaze gutemagura abantu numvaga ko nta wundi warokotse muri ya boroke. Aramfata anyenyeza ponjo ari mu gicuku cya nijoro, arebye ku isaha asanga ni saa 9. uri wenyine? Muraho neza, tugarutse kuri Bismart nanone. Njyewe mwumva nitwa Ingabire Betty, ari njye utanga ikiganiro cyitwa amateka y'ubuzima bwanjye. Aha rero ntabwo ndi jyenyine, mfite umutumirwa turi kumwe ugiye kutugezaho amateka y'ubuzima bwe. Nk'abatsindiye twabanza tukamuha ikaze kuri Bismart. Ikaze. Murakoze. Nitwa Uzamukunda Furaha, ndi umumama w'abana 2. Ngejeje gutanga ikiganiro cy'ubuzima bwanjye. Murakoze. Urakoze cyane. Ahangaha uratubwira ubuzima bwawe muri make. Ubuzima buba bufite amateka maremare ariko ntago yarangira uko byaba kose kuko ni inzira ndende, ariko wadusangiza amateka, ibihe bigoye mwaciyemo, uriwe none, aho wahereye, mbese umuntu uri kukubona atakuzi cyangwa yaba akuzi akabasha kumenya ngo ibi ngibi nibyo byaranze ubuzima bwawe. Watangira noneho utwibwira aho waturutse, icyo uri cy'umunsi, mbese inzira ndende nyine y'ubuzima bwabayeho rwose. Murakoze. Mvuka muri Kongo, ndi umukongomane. Amazina yababwiye nitwa Uzamukunda Furaha. Iwacu ni Ibihambwe. Amateka yanjye ni amateka agoye cyane. Twabaye mu mateka mabi muri Kongo, twicwa rubozo, duhohoterwa, ibintu byinshi cyane. Twakuze twebwe turi abana tubwirwa yuko turi inyenzi, mu yandi magambo. Dukura tubwirwa ko turi inzoka, twajya gukina n'abandi bana duhabwa agaciro nk'abandi bana muri Kongo. Hanyuma rero tuza kuzahura n'ikibazo cy'ubuzima bubi. Amateka y'ubuzima, mama aza gupfa adusiga turi abana 2. Dukurana bya bikomere, papa wanjye ntabwo munsi. Ayo ni amateka ya mbere yababaje ubuzima bwanjye. Ntabwo nzi papa wanjye. Niba yari inzobe ntabwo mbizi, niba yari umukara simbizi. Nisanze mbana na mama gusa. Byari bigoye rero, ubuzima bwanjye byari bikomeye. 95 nibwo natangiye kubona ubuzima bungoye, maze kuba umwana mukuru w'imyaka 15. Mama yapfuye muri 90. Turerwa n'ugize imbabazi akaba ari uducumbikira, udusanze ku muhanda akatugirira neza. Ubwo buzima burakomeza buratugora. Biragoranye cyane. 95 rero interahamwe zimaze kuva mu Rwanda zigeze muri Kongo, nibwo namenye ubuzima ndimo, nibwo namenye ngo ndi igiki. Twarimo isoko tugahura n'amateka mabi, tugasanga n'ubuzima bubabaje cyane. Bajya kudusoresha nk'uko basoresha abandi, twe bakadusoresha byinshi ngo turi Abatutsi. Muri Kongo n'ubundi mu masoko duhabwa agaciro gake, bakajya bavuga ko bashaka kudufata ngo tuba abagore b'interahamwe zari zivuye gukorera jenoside mu Rwanda. Ibyo bihe tubibamo. Nari umugeni, sa naho maze gushaka, turahunga 96 mpetse umwana wa mbere. Muhungira hehe? Mu Rwanda cyangwa ahandi mu tundi duce two muri Kongo? Bahungiye mu Rwanda, i Gisenyi. Twabaye
mu nkambi yabaga kuri Petite Barriere niho twasohoreye. kuri Petite ariko mwambutse mu Rwanda? Yego, twari twambutse mu Rwanda, twari ahantu kuri Petite, mbere bahitaga ngo ni kuri gendarmerie, niho twari turi. Cyari cyaduteye guhunga rero ntabwo kigeze kiduha amahoro, ahubwo interahamwe zaragarutse n'ubundi zirasa zirigoma, barasa umujyi wa Gisenyi. Barashe umujyi wa Gisenyi kubera ko twari impunzi nyinshi, baraduhungisha, batuzana muri Mudende. Twageze muri Mudende tuhaba nk'impunzi z'abakongomani, tuhahurira n'amateka mabi cyane. Ese wenda dusubiye inyuma gato, mbere y'uko jenoside iba mu Rwanda ngo abo bantu bari mu Rwanda baze muri Congo batangire gukora ibikorwa bakoreye mu Rwanda, mbere yaho hari umutekano muke n'ubundi n'ubuzima bubi bwo kubatoteza kuko muri cyo? Yego, muri Congo hari abitwa ba Magirivi na Shengehunde. Bo mu buhe bwoko? Abahunde, Magirivi yari Abahutu. Magirivi yari Abahutu, Shengehunde yari Abahunde. Ubwo rero bakatubwira ko turi inzoka tukiri muri Congo, interahamwe zitarahagera. Igihe interahamwe zihageze rero zifatanya n'Abahutu ba Congo, noneho biragenda biba bibi cyane, abantu benshi barapfa. Waba ugiye mu isoko ukumva ngo runaka bamujyanye bamwishe. Ayo mateka turagenda tuyanyuramo akajya akomeretsa imitima yacu. Mukigera rero aho ngaho mwari mwahungiye, bambwiye ngo ni Mudende. Ubuzima n'ubundi mwarakiriwe cyangwa n'ubundi ubuzima hari ukundi bwagenze? Bwabaye ubuzima bubi kubera ko nari mpetse umwana wa mbere. Ubuzima buraducangana, ubuzima bwari mu nkambi, hakaba igihe ibyo kurya bitaje, tukajya guca inshuro mu baturage, tukagenda tukajya za Bigogwe hejuru, tukajya gukurira abaturage ibirayi, na nimugoroba bakaduha ibirayi byo kujya kurya. Tukagenda mbese tugasa naho tugiye kubinda uruburi, tukabakorera akazi ko kugira ngo baduhe ibyo kurya. Akazi ko kugira ngo umuntu abeho n'ubundi nk'ubuzima bwa buri munsi. Tugirwa dukura ibirayi, nka nimugoroba twajya gutaha akatubwira ko agomba kuduha nk'ibiro nk'icumi, tukabimanukana. Waba nta muntu ufite wagera kuri nkamira ukagurishaho bikeya, ibindi ukabijyana. Ku kibazo se cy'umutekano, icyo gihe mwaratekanye cyangwa hari ukundi utana mwahinduriwe nyuma yo kuva muri Congo? Ntabwo twigeze dutekana kubera ko aribwo interahamwe zatsembatsembye Mudende. Ntabwo twigeze dutekana. Ndabyibutse hari mu kwezi kwa munane, ariko wa kane nijoro interahamwe ziza gutera Mudende. Bishe abantu barapfa, ariko ngewe mu bapfuye nararokotse. Warokotse wenyine cyangwa hari n'abandi bagiye barokoka? Twarokotse, buri muntu afite uko yarokotse. Twari mu maboroka anyuranye, ariko ngewe ku giti cyanjye ni uko Imana izi kurinda abana banjye nari nabataye. Umwana nari namutaye, umwana wa mbere nari mpetse nari namutaye, kubera ko interahamwe zaduteye ari mu gicuku hagati. Hari nijoro mu ma saa 7 baradutera. Bamaze kudutera, igihe tugize ngo tujye kureba ibibaye hanze, dusanga amashitingi ari gushya. Ngarutse ngo mfate umwana muheke niruke, nsanga umubyeyi bari turyamye hamwe ku mukeka umwe, nsanga bamaze kumutema, arapfuye. Bamaze kumutema, igihe nteruye umwana kubera ubwoba, numva umwana araremereye, n'amaraso amaze kumukwira, ndamusiga aho ngaho ndirukanka. Naragiye ngera nkamira. Bari urugendo rubi rutari rwiza, byari ijoro ribi, ijoro ntajya nibagirwa mu buzima. Hari aho nageze muri iryo joro numva abantu bari kuganira, nirukanka mbabwira ko bantisha. Baransubiza ngo nta hantu hafite ho guhisha umututsi. Numva aravuze ngo zana umuhoro tumutemagure.
nasubiye inyuma nari nambaye akantu k'agashujipe kagufiya ariko hejuru imbereye aho numvise ahamagaje umuhoro ndiruka nihisha munsi y'amawuwa y'inzu ye aranshaka arambura. Numvise asubiye mu nzu ndongera ndahaguruka ndiruka ndagenda ngera kuri Nkamira. Uturutse Mudende kugera muri Nkamira wenyine nijoro? Jyenyine nijoro nageze Mudende nageze Nkamira nari nambaye ubusa, nambaye agashujipe kagufi ariko hejuru nambaye ubusa. Umusirikare wambonye wa mbere yarambajije ngo hagarara aho ngaho ugeze. Ndabwira nti mu by'ukuri umusirikare umeze w'u Rwanda w'inkotanyi wari uri kurinda ikigo cya Nkamira arambwira ati hagarara. Ndabwira nti ntabara njye njyenyine urokotse Mudende. Nari nzi ko abantu bose bapfuye bashize kubera ko umwana wanjye nawe nari mfite, kandi uko nasohotse binjiye muri boroke bamaze gutemagura abantu numvaga ko nta wundi warokotse muri ya boroke. Aramfata anyenyeza ponjo ari mu gicuku cya nijoro arebye ku isaha asanga ni saa 9. Uri wenyine? Njyenyine. Umwana nta makuru nari mfite, namusize gutyo. Cyokora nari mfite murumuna wanjye niwe wari wamusigaranye, niwe barokokanye ubwo njye nari nagiye. Mu masaa 10 za mu gitondo numva abantu bagiye kureba ababa barokotse za Mudende. Wa musirikare arambwira ati haguruka ujyane n'aba bantu ujye kureba ko umwana wawe yaba yarokotse. Nari nambaye ubusa, abwira abantu ati mumfashe uyu mubyeyi murebe ikintu mwamukenyeza, yambaye ubusa, mushaka ikintu mwamukenyeza mumugirire imbabazi nk'ababyeyi. Kubera ko abo babyeyi nta kintu bari bafite bakenyeye, umubyeyi umwe w'umukecuru niwe wavanyemo umupira arawunkenyeza. Uwo mupira amenya nta nubwo yongeye kuwunsaba, narawubanye gutyo. Wari umupira munini w'ibifungo bawitaga ngo ni runduza, wari umpaye sinari muzi, ntabwo twongeye kubonana. Nageze i Mudende, intumbi ya mbere nahuye nayo nayisanze imbere y'ibitaro. Nahise nicara imbere y'ibitaro kubera ko nta bundi butabazi nari mfite, nta bundi bwishingizi nari mfite bwo kuvuga ngo ndarokotse cyangwa se ngenda asigaye. Nabonaga ko uko biri kose nanjye nshobora gupfa. Nageze aho imbere ya boroke, umwana nasize ndamubura. Cyokora nsanga imbere ya boroke hari imirambo myinshi y'abana. Nafashe abana ntazi, nkajya mbona ari uwanjye kubera ko bari bagiye babatemagura bacamo kabiri. Mwana ube wamenya ngo ni igiki batemye, baratema umuntu mbese bakamutema, ntube wamenya ngo iyi shusho ni iya runaka. Hanyuma rero ubwo twarateruye ya mirambo batuzanira ingorofani, turagenda tuza gusuka ahantu mu cyobo bari bateguye. Icyobo cyo baba bashyinguragamo cyangwa kwari ugupfa kureka ngo cyari icyobo kugira ngo bavane imirambo imbere ya boroke, abantu be kugomeza kuyinyuramo ari benshi. Barateruye baragenda barunda mu cyobo, gusa hejuru bashyiraho ibisinde. Uko niko abantu ba Mudende bashyinguwe. Ubwo buzima rero turagomeza tububamo. Ndabyibuka bwa kabiri duhungira i Gisenyi mu mujyi kubera ubwoba. Yego, twageze mu mujyi kubera impunzi, nawe urabizi ahantu ziri haba hari ibintu bisa naho hari akavuyo kenshi. Meya wari uhari aratubwira ati musubire mu ruguru muri Nkamira muve mu mujyi. Barongera badusubiza muri Nkamira. Tugeze Nkamira bati mubajyane Mudende, dusubira Mudende. Ijoro rya Mudende n'ubundi ryagarutse inshuro ya kabiri. Bagaruka kongera gutsemba Mudende inshuro ya kabiri. Mudende tena cyangwa mwari mwahavuye? Mudende tena. Njyewe narokokeye Mudende kabiri, mu kwezi kwa 8 no mu kwezi kwa 12 narokokeye Mudende. Ariko intambara ya kabiri yo yari ijigoye, yari irimo igitero
gitsemba abantu kitagira n'umwe kibabarira, nta n'uwo kubakiza nta n'uwo mwabonye, kudukiza, ntabwo bamenya nta amakuru. n'umwe muri rya joro twabonye. N'ubundi twari tuvuye guca inshuro nk'uko twagendaga tugiye guca inshuro, tugaruka tuvuye guca inshuro dusanga interahamwe zarangije kugera mu nzira, zafunze amayira, ziratubaza ngo tugiye he, tuzibwira ko dutashye. Baratubwira ngo nta mututsi ugira aho ataha. Iryo jambo ndabyibuka bararitubwiye ngo nta mututsi ugira aho ataha. Twarahagaze, mbona umusore umwe afashe gerenade ari kuyikinisha mu maboko, ndamwitegereza arambwira ngo mbese amakuru ya Kagome, ndabwira nti Kagome ntabwo mwiza. Arambwira ngo ndi kukubaza ngo amakuru y'Inyenzi. Inyenzi ntazo nari nakabonyeho, Inyenzi ntabwo nari nzi zituye, nta makuru nari nzifitiye, nari impunzi iturutse muri Congo, ntabwo nari nzi ngo Inyenzi ziba hehe. Ndamusubiza ndavuga ntabwo ntazi. Arambwira ngo tugende tubwire abera b'Imudende, tubwire na Kagome ko bari buze guhoberana nabo. Bakinguye inzira turatambuka, baravuga ngo niba twica Abanyamudende barabimenya benshi bahunge, ahubwo reka natwe tukubira ko turi bake batureke dutahe badusangane n'abandi mu nkambi. Twasubiye mu nkambi, twageze kuri bariyere tubwira abantu twasanze b'abagabo bari kurinda umutekano kwa kundi abantu bicara ku irondo, turababwira ngo Kanzenze tuhasize abasore, baratubwira ngo Mubwira abandi abasirikare. oya, ngewe naho twasanze abaturage basanzwe kwa kundi abantu bava muri boroke bakajya kurinda umutekano gusa basanzwe, nta musirikare wari uhari. Ndababwira ntidusize abantu nyuma batubwiye ngo baraza kudutera, ariko twabivugaga tugenda kubera ko twari tuzi ibyatubayeho ubwa mbere, twabonaga ko n'ubundi ibyo batubwiye ari ukuri. ariko kuri. Narageze mu nzu, uwo murumuna wanjye nsanga ahetse umwana, ariko njye nari mfite ubwoba. Ndamubwira nti mfite ubwoba, ese ko ndeba muje mutarwambaye, ntuzi ko nta Kanzenze tuhasanze interahamwe. Mbona abantu barasetse baravuga ngo ya ngo ntabwo bagongera kugaruka kudutemagura inshuro ya kabiri. Mu by'ukuri twararyamye nijoro saa 5, numva urusasu rwa mbere rurabuze. Narahagurutse kubera ko ubwa mbere nari nataye umwana, nihutiye bwangu guheka umwana. Nagiye guhaguruka ngo mve nkano ngere nkariya, numva amashitingi imbere yatangiye gushya. Interuro n'inyikirizo yari nka yindi ya mbere, n'ubundi baravugaga ngo tema umututsi umuhutu ashibuke. Bahamagarana mu mazina utamenya, ngo Semasaka, Rwagatanga, Tangasha, tema ntugirire inshuke y'umututsi imbabazi. Ndabyibuka batwitse boroke yo hirya yacu, numva bari kwiyamira hanze ngo abatutsi bajya bapfa bashinyirije. Ngo uramutema ngo wagira ngo atabaze, ngo akavuga ngo ntema vuba undangize. Ubwo buzima tububamo bwo kumva ko tugomba gutemagurwa tukarangiraho. Muri iyo boroke twari dufite, twakingaga tuzana urugi imbere. Noneho umusaza wari urimo w'umwega, urugi arahaguruka ararufata, baramurasa. Baravuze ngo ndapfuye muze mufate urugi.